Reka nongere basuhuze bakunzi baruhuka Empire News nibasuje kandi mbaha ikaze. Twongera kaze muri amasaha nimugoroba turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi. Rero tugarutse kuri Telemirwano aho urugamba rukomeje kugenda ruhinanira hano muri Republika Demokarasi ya Kongo aho ko bimeze biti hagati ya FARDC ndetse n'umutwe nyeshyamba wa M23. Byamaze kuba ibindi nyamuneka mubane natwe kumwumve ibiri kubera hariya amambusha akomeye cyane akomeje kubera ahangaha yewe za Runingu ndetse kandi abandi ba generali bamaze kuba bahagwa. Turugaruka ku ba generali bamaze kugwa mu mirwano kuva mu gitondo urumva ko harimo abakoloneli b'abarundi bahaguye harimo abawasarendo ndetse cyane harimo mukunze kumenya tugiye kugenda tunagarukaho muri mu kanya gato cyane harimo mwari mukunze kumenya ku izina rya reka dibabwire izina harimo mwari mukunze kumenya ku izina rya General Nkubito uyu ngo ni mwene Kadiho wo mu Masangano cyangwa se ngo ni wari kigingi wa Masango mu byukuri uyu mugabo akaba yarahaguye ku munsi w'ejo twari babwiye ndetse ariko kandi tugiye no kugaruka tubabwire nuko urugamba uyu munsi rwagenze bana natwe umenye FRDC FDNB uko bimeze uko bari gukinagiranaho mu byukuri bahunga umutwe w'ishyamba M23 ariko kandi umenye ibiri kubera iminembwe iyo za Rurambo still n'ubundi ariko kandi turagaruka muza Warikare Pinga ndetse n'ibindi bice byo bitandukanye turagarukamo muri rusange rero muri kumwe na Nelson aka Machine Gun mutangaza Jabar yini magazine rekore kurengeye Frontier ni Commander bitarabato duhari bino ko batodera 5 Yes nanjye nkaba ndahabaye rero neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ku makuru akomeye cyane tuzanye muri uyu mugoroba na makuru ari kugenda avugwa na makuru yiriwe ni report ya risasi na magero tugiye kubabwira uko byifashe hanyuma rero bwa Nelson giye nkunda kuza n'udushya gusa ubu tuvugana nadutse mu bitero bikomeye cyane byabereye ahangaha neza cyane mu ishyamba rya Kazaroho ahanga ubu tuvugana umugabo wita Guillaume uyu mu FDR ukomeye cyane mu general muri FDR ubu tuvugana ari guhigwa rutura na M23 bari gukoresha ibitwaro bya BM21 iyo ni MV3 iri kubira sari ya muri rashyamba kabisa ayo namwe mu makuru akomeye cyane namaze kwangira gute menya neza cyane gatanu kukagenzi ikako ikindi cya kabiri kandi uduce tugeze muri tubiri twose twabaye tombe hano muri territoire n'ubundi ya Warikare utwo duce nutuhe nuduce rero ngiye kugenda bagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nagate kitwa Mikubi ndetse nakakitwa Miba utuduce twombuka ari tubiri twabaye tombe mu buryo bukomeye cyane MV3 imaze gutwigarurira none ha muri uyu mugoroba ubwo bari kurasana na FDR ndetse na Wazarendo hanyuma kandi sayo makuru gusa dufite kuko tubafite nandi makuru akomeye cyane aho FRDC ifatanyije na UPDF ubwo ni gisirikare cya Uganda bongeye gukubitira hareba inzega ikintu bitwa Kodeko plutôt bakubise icyo bita ADF naru umugenerali wabo ahungira muri Hotwell tugiye kugenda tubabwira byagenze biteko kera kabaye Kodeko batangiye kuyikorera ibya furambi n'ibirindoro basenye tena binicirirwamo aba ADF naru batari bakiya cyane ibyo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe muri rusange byanashimishije ngo abaturage ku rwego rwo hejuru cyane tore ko bari bamaze imisi bibasirwa n'ibyo bitero bya ADF naro hanyuma kandi bwana Nelson ngiye fite amakuru menshi cyane ngiye kugenda mbagezaho 15 ibirometero 15 kuva ahitwa muri Pinga MV3 iherereye kujya hitwa Nkobe ahangaha harimo ibirometero 15 ubu tuvugana haraye hasigaye ibirometero 7 kugira ngo M23 ije kwigarurira Pinga mu buryo burambye sasa rero urumva ko amakuru ni menshi cyane kabisa gaye nguko hanyuma turaza kwa turi kumwe na Baraka of course rumvikana murabizi nawe afite update yateguye nshatse twakinjira namo kwaza de oya mushyiremo twinjiranemo mu kiganiro umujeni nawe haruko mugere no mu kuri tukimutegereje ku murongo wa telefone munyemere tunatangira rero n'amakuru yacu kuko amasaha dufite turi muri report ya sese n'amajoro gusa ariko kare mu masaha cakaratambutse twari tubabwira byinshi byo bitandukanye tubabwira tutinyamara uko byagenda kose murabizi neza ko ibintu biri kubera muri Sagatogota ahubwo tuje kubabwira ngo ese byiriwe bite hanyuma bwana Baraka yo neza Allo wire neza mwiriwe twongeye kuikaze kuri Ruka Empire News yes murakoze cyane bwana Nelson kimwe n'abadukurikiye na Patrick okay hanyuma mbere yuko ntago nta mikino nditwa dufite mbere ko twanzika wabanzwa tubwira zimwe mu ncamake z'amakuru ufutuzaniye ubundi tugahita twanzika mu urugamba yes amakuru yo arahari ni menshi amakuru arambwira ko mu gace ka Rubarika abacancuro baje kuba baraswa na M23 ngo ku rwego rukomeye cyane kwihuse dukomereze kuri axe ya Runingu Runingu haweho gusubiranamo kwa FRDC
na Wazalendo. Ibi ngibi byaje gutuma abagera kuri 4 bahita bahasiga ubuzima mbere y'uko baza gukiranurwa n'abandi bagenzi babo. Kuko ngo n'amakimbirane amaze iminsi myinshi ya Wazalendo na FARDC ashingiye ku gutingana mu gace ka Runingo. Amakuru yacu tuyakomereze mu gace ka Nkobe ku musozi uri muri teritwari ya Warikare. Nukuvuga ngo aba FDLR n'abandi barwanyi ba coalition bahunze afande Gacari uri kumwe n'abarwanyi ba M23 cyangwa se uri kuyobora abarwanyi ba M23. Ngo ari kubahiga bukware rwose. Amakuru arambwira ko ngo bamwe ubu ngubu bamaze kujya mu myobo, abandi rwose bari kugenda bihishahisha, ntabwo bari kurwana ku mugaragaro cyangwa se mu buryo bwo guhangana, bari kurwana mu buryo bwo gukiza ubuzima, bagerageza guhunga uyu mugabo rwose ngo yabajujubije afande Gacari n'abasore be, ngo yababwiye ngo bafata aho bajya hose ngo barwanye batazangiza umutekano w'abaturage igihe cyose twabajendekera. None nabo ngo bari kwirukanka. Amakuru arambwira ko ngo bamaze kugera mu myobo tayari. Andi makuru aricyo wibaza mbere ko dukomeza. Oya twebwe reko turi muri introduction uri kugo twe turakugarukaho wesoza niba ari introduction natwe twanzike n'amakuru yacu urawe hayi turagenda twungwana ibitekerezo. Okay, nta kibazo, reka dukomereze muri groupe ya Kisimba. Amakuru plan yari kumvikana aho M23 iri kugenda irwana na FDLR. Andi makuru aravugwa muri axe ya Katoyi hafashwe agace ka Gatoyi kafashwe ngo ku kigero cya 90% nyuma y'imirwano yahereye ku munsi w'ejo. Kuri uyu munsi uyu mugoroba tuvugana ngo amasasu yaba yameze nk'acitseho gakeya kuko ndabarwanyi ba coalition bacitse intege. Ibi byaje gutuma aka gace ngo abantu bari kuvuga ko kaba kafashwe byibuze ku kigero cya 90% ugereranije. Ni muri axe ya Katoyi. Andi makuru aravugwa muri teritwari ya Rubero. Umugabo witwa afande Ezekiel rwose ngo yakamejeje ari kurwana. Nukuvuga ngo ni umugabo urwana ku ruhande rwa M23 uri kumwe n'abasore ba M23 ngo rwose ari kurwana cyane mu gace ka muri axe ya Mubana. Abarwanyi ngo bamaze guhabuka ku rwego ruteye ubwoba cyane ku buryo bamwe rwose ngo bari gushaka kutagaruka kurebana n'abarwanyi w'uyu mugabo Ezekiel mu maso. Bucumbikiye aho ngaho tubwire abantu bacu cyangwa se twandikane n'abantu bacu. Already twaje muri report ya Risasi na Mageruhi. Iyo tuvuze ngo tuje muri report ya Risasi na Mageruhi tuba tuje kubabwira amakuru yiriwe kuri tere y'imirwano ndetse n'amashyashya. Hanyuma mu masacu atambutse bwana Baraka ndetse n'abadukurikiye ndetse na Pacifique murabizi ko twabwiye ko hari umugamba of course gwiriwe anga muri Katogota ndetse runahazindukira ruza kugwamo uyu mugabo Colonel waguye Radisias yamushutse. Murundi ati rwose ndizeye Lieutenant Colonel ndizeye yarayoboye urugamba angaha muri Gatogota nyuma yo kora Radisias. Uyu ni umu general of course we yari yanamanutse biza kurangira abona urugamba n'umushyuhanye aravuga ateka nirwana unitabare mbese ko ndwaye malaria. Umugabo yishaka rwaye malaria aza guhamagara Lieutenant Colonel ngo aze kumufasha amusigarireho ewana. Umugabo rero mu byukuri intare za Sarambo cyangwa se abagwanyi bo ku ruhande rwa M23 ewana bazamuce bucece n'imbunda bazikize hasi biza kurangira mu byukuri umugabo ijosi ryamaze kuba rireba inyuma. Ndetse mu byukuri amakuru avuga ko nabagenzi be ewana nabagenzi be rwose ko bari bagera urumva ko kugira ngo bagiye kuri Colonel mwe abantu mwe urumva abandi ko byabagendekeye. Ni ku rugamba rwo muri Gatogota rwagenze ndetse rwanahamuye bwana Baraka coalition yose buriya birarya bari muri Gatogota byahise bihamura cyangwa se bica intege izindi ngabo za FDLR. Yazirimo hari kuko buriya byagaragaye ko uyu mujenerali aba yamenya amakuru ariko ntayasangize bagenzi be. Hanyuma ikintu gitangaje bwana Nelson ariko rero buriya n'undi gusubira inyuma k'umusirikare ntabwo byemera. None urumva Radisias atari yamenya amakuru yarangiza agahamagarura mugenzi wiwe ntago ari ubwo yari afite amakuru. Bwana Baraka agira ngo iki gitero cyahungabanyije mu byukuri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuko twese tubona neza n'ibindi bice byahise byorohera M23 kubataka ndetse bakabimura mu birindiro. Yes, nicyo kiba cyabayeho birumvikana. Burare yabo ihita imanuka ku muvuduko hejuru kuko amakuru bagenda bahana bagenda
iyo bari guhana amakuru y'urucanege bavuga ko umujenerali runaka aguye ku rugamba abasirikare batababyumva cyane amasikoti ye yose aba ari hafi ni ukuvuga ngo uretse n'amasikoti na bamwe baba bafite defense ziri hafi baje gutanga umusada baba bari hafi iyo amakuru ageze ku bandi bari mu birometero byinshi rero birumvikana ko morali ihita imanuka noneho ugasanga axe zose M23 ise yavanze. Yego nuko byagenze kuko urwo rugamba rwabaye muri Katogota rwahahamuye benshi ariko byaje kurangira mu by'ukuri urugamba rubi cyane kandi rukomeye rwimukiye mu bice bya za Runingu harya ubundi ngo bahinanye gute? Runingu rwose amakuru angeraho ambwira ko ngo urugamba rwose cyangwa se amasasu ari kuvugira muri Runingu muri axe ya Runingu amakuru avuga ko uretse gusubiranamo kwabayeho ngo habayeho gusubiranamo kwa FRDC ndetse na Wazalendo ku gusubiranamo ngo kwaturutse ku gupingana bisanzwe bamwe babwira abandi mwebwe nta kintu mushoboye hanyuma biza kurangira ndibutse mu minsi ishize twigize gukora ikiganiro tubwira abantu ko bano bantu hari igihe baba banyweye n'ibintu by'ibiyobyabwenge urumva umuntu wanyweye ikiyobyabwenge kumubwira ngo nta kintu amaze amezi angahe ku rugamba adaherukana n'umuryango ubu musembuye rwose kurusha uko ikiyobyabwenge cyari cyamusembuye ikintu ahita akora ahita yegura intwaro akakurasa iyo akabonetse abandi bagenzi babo ngo babakize byihuse ni ukuvuga ngo benshi barahagwa ibi nibyo byabereye muri Runingu n'ubundi abagera kuri 4 byihuse bahise basiga ubuzima ubutabazi butaraza cyangwa se abaje kubakiranura bataraza kandi bose ngo nabo mu muryango umwe cyangwa se mu cyama kimwe cya coalition nyine ifatanya na FRDC. Yes, nubwo buvana bivuze ngo wabwiraga ati urajya kuri front line cyangwa ntugeyo ibintu ni bibi abandi nabo bati ubwo mwebwe muratwohereza ngo nuko turabaza rendo ubwo mwebwe FRDC nta kintu mushoboye nubwo mwiratanga muri leta ndi nawe aragahita avuga ati mfite magazine ahangaha n'ubundi urandindiriye aba bagabo barangeraho reka ati reka tugire uko tubigenza ariko ntukansuzugure ngewe ahangaha mfite ubundi ngari umuzarendo ufite inkono ntabwo ajya asonza oya none se yasonza ati icyambere cyo ntabwo bahembwa ariko bwa neza tuye tuvuga ibintu dusubira ibindi wazarendo nabo bafite impamvu neza umuzarendo ntahembwa FARDC irahembwa FDNB barahembwa none se nadashakira ibyo kurya ni gute FARDC zazikitambika wazarendo zikananirwa kurwana na FARDC kubera iki bababujije aho bakura umugati kujya kuhakura none se barabahuta ko badafite amadifesi ngo barabagaburira karume ari za kabwera ziraho ngo zirirwa zibwera bashakisha icyo kurya bakumva ngo urugamba ruraba bagafata intwaro bakajyayo erega wazari nubwo zazifite abayobozi ariko nta madifesi zigira usanga keshi bakunda gukambika ari FRDC haba nta birindiro bihari usanga babwera buri wese ararukwe nicyo kibirero cyo nibyo byabere muri za Runingu ngaho ubwo wowe witegure Pacifique zo kugiye kuzamuka neza hanyuma ibyo bya Runingu bimaze kuvamo n'impamvu nakubwiye ngo igitero cyabereye Gatogota cyaciye intege aba FDNB ariko kandi nabo bageza mu bice bya za Sange batse umuriro na Rugezi Sange batse umuriro kuri M23 ariko M23 ikintu yaje gukora cyangwa se izi nyeshyamba ikintu zaje gukora zabaye nk'izisubira inyuma bazikinagiyeho ibi zabikoze muri access ebyiri ahangaha Sange zagarutse zite zisenya bya birindiro bya FDNB abandi barukeza Kiriba Rweze ndetse no mu mujyi wa Uvira abari bari mu mujyi wa Uvira amakuru avuga ko bahise bamwe batangiye gushyira intwaro hasi bavuga ati ndahita nangire bakopeye gahunda y'abazarendo gahunda y'abazarendo na FRDC ira gahunda rega buriya irabatiza atabutera ega hano ntibarokora byananiye ari no gukizwa n'amaguru umurundi yakopeye FRDC ira gahunda ibarokora kenshi muri rusange oya gahunda ihari ku murundi no gukuramo botine bamara gukuramo botine zibaremerereye urumva amara kuramo botine zibaremerereye bagize mu by'ukuri bagakuramo n'imyenda abanyamabara kweri bagakuramo n'imyenda amara kuramo imyenda rero bakayisiga hasi bivuze ngo bize system yo kugondeka urumva kubitama agapira kubitama agakabutura kavuga ati nibaza ndigira umusivili kuko ndabizi ko ati ndabizi ko M23 muri ntigira asaba civil ati nibaza gahunda no gufata ibibyenda byabo kubitara n'imbunda
ubundi gahita nihindukiye umusivili kandi bihita byorohera n'umusirikare. Ikindi cya kabiri umusirikare wakoze iyo strategy abasha kubaho byibura iminsi 3 yiyongera kuri yo yari afite. None se utakoresheje ubwo buryo waba huta ubwo numva ngo n'ubwenge ubwo ari bwo bwose wakoresha kugira ngo wirokore hiremewe rega ahubwo ikibazo ni ndayikuramo ntibamenye kandi ikibazo semuvetru ikibazo ni kwa nabo bari kumwe ku rugamba erega buri uri kumwe n'umusoja naho urundi ukajya kubona mugenzi wawe agize atya ukajya kubona akuyemo imyenda ubona ari igisebo kabisaba kwambitse igisebo gikomeye cyane hanga rero iyo babafashe bari gukuramo imyenda bagenzi babo barabarasa ko babaye imbwa byarangiye abakazi kaba kabananiye ahanga gahunda hari rero ni ugucunga kujisho akinyabya hakurya nkano mu gahuru akahita akuramo imyenda akahita baturigiye ikibanda akagenda bazana ntambuzi zanjye ziciya abo bati ngiye narindagiye ariko zo narindagiye ndazibuzwa nzaza ndo bazitwaye akahunga ryo iyo bitabaye ibyo ngibyo rero gahunda urumva ni mu mutwe cyane arabajeni nabo ko batanga aho rero nuko byageze anga mu rusange batwitsemo ibirindiro bikomeye cyane ndetse FDNB nazo biza kurangira nta yandi mahitamo zari zifite gahunda no kuyabangira ingata ariko kandi aje ngo nehabwe abacancuro bwana Baraka abacancuro baguye muri affaire Rubarika urwo rugamba rwo rwagenze gute ngo abacancuro nibo batatse M23 ngo bari bifiteho ubuhanga bukomeye cyane ngo ni imbere gato yuko bohereza drone igenda gitanga amakuru nyuma y'amasaha make cyane mu rukerera rw'uyu munsi ngo nibwo bahise noneho bwenda gucya ngo nibwo bahise bagaba igitero amakuru angeraho ambwira ko ngo ubwo bagabaga igitero ngo baciye mu byerekezo bitandukanye ariko buri wese nta wongeye guhura n'undi kuko abatacuro ikintu cyahise kibabaho M23 yari ibizi nyuma y'uko ibonye drone yasivuga ati mwitegure hari coalition igiye guhita itera muri kano gace ka Rubarika akoma urunga abana bahise baryama hasi nyine bategereza duyi ko yaza abacancuro niro baje bagira ngo nta makuru M23 ifite ahubwo baza kwisanga muri ambushi karabutaka yaje guhita ishyira ubuzima bwa benshi muri bo kwiherezo nubwo tutabashije kumenya imibare yabo ariko amakuru ambwira ko rwose hariya uri kubona amahiti y'umuzungu ukumva ari ibintu biteye agahinda cyane nta kubona amahiti y'umuzungu kagira agahinda nuko bimeze ubwo urumva hanyuma dusimukire mbere ko twerukira muri Kiribaho ariko Kiriba kara gace karacyashinganye kubera ko urabona Runingo nasange ni abakiri mu intera ndende cyane arimo intera ndende gira uti ni nini cyane ahubwo nyuma dusimukiye muri Rugezi Baraka wamenye byabereye Rugezi ni amakuru yaho nabashije kuba namenye turabaye umva bayatatse barayisa iravuga ati natwe turabana natwe turumva hariya umuzarendo n'umwe FDNB bakurasiye M23 barayirasa barayirasa baravuga ati rero ujya gusimbuka hari abanza gasubira inyuma nta kindi cyane rero aba bagabo amakuru ambwira ko ngo basubiye inyuma amakuru avuga ko basubiye inyuma bakagenda bakajya kwihisha bakagaruka intwaro zimeze nazimwe bazikize hasi urumva bagaruka intwaro nkuko strategy bakoresheje muri Gatogota niyo bakoresheje harazo Rugezi yewe nako ariko bwana Nelson ngewe mu kanya nanjye ukivuga kuri iyo nkuru hari utuntu tw'utu update nari maze gutohoza ahantu mu ibanga rikomeye cyane ibyo koko burye M23 baje kuyikinagiza ngirirukanka mu masaha mu gitondo nkaza saa 4 hagata M23 yatunguwe n'igitero kandi nta coalition bitaba ahanga muri Rugezi by'umwari hano mu Mikenke hano hafi naho bitazaruramba ni ibitero byabaye kuko urumva ntago byabereye muri Rugezi indani rwagati kuko hariya hariyo twirwaneho iri guhangana na coalition n'undi yabano izi ntera hamwe za FDLR na Wazalendo Sanyatura nyine bahuye hubwo we mu 23 mbona nkubone amaso ku yandi na FDNB rero ni igisirikare gikomeye cyane nubwo mu byumva cyase mukakibona kuriya mukumva ngo cyakubiswe ariko ntaga igisirikare cy'u Burundi aragafuka imvugo rimwe ni igisirikare kinakomeye tena noneho kubijyanye n'amambushi nacyo kirarenze ni nka M23 hanyuma M23 tatekerezaga ko bayitegerayo cyangwa se bakabahakorera mbushi
byagenze ute rero operation ge nayimanutse neza cyane wewe waretse nkirangiriza operation ko nari mise nyimanuka kari kabaye nari nayimanutse jewe nabwiye ko hano ngiye yikaye yanjye mba nayo wayimanutse ariko nanjye ahangaha umuntu wamaye amakuru arimo hariya mu rugamba rero rero bayikurikiye cyane kurusha wenda n'izo mboni kuko aragira uti gahunda ukuntu imeze si bamwe urumva gahunda aragira uti ukuntu byagenze hambwira ukuntu nyine bagabye igitero bagasubira inyuma urumva ariko bavuga ati babagabye igitero basubira inyuma kandi tujye twemera nubwo bavuze ngo ni repli strategique nyine tukatugitere pri ariko nyine nabo babagabye igitero ivumbi ratumuka aguye murambuye urumva bagabye igitero kuko bari banabatunguye abagabo barakiragira urumva iyo wabonye bapanze nabi gaho urugamba ari komanda abwiye abasore ngo basubire inyuma bahemukiye cyane ububasubira ibyago byo kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane ikindi cya kabiri ntabwo M23 yari yaruteguye amwe mu makuru namenye ahubwo urumva nuko bari bamaze nk'abafatiraho urumva bari bavuye gutanga raporo kuri twirwaneho ibibazo bisa n'ibikemutse hanyuma nabo bagiye gukurikirana ibyabo mu gihe bari gusubira inyuma nibwo baguye muri ambushi kandi ambushi nta musirikare utayigwa mu mwuka byaramo ambushi ni ibintu bisanzwe ku rugamba zirategwa ni nkuko ushobora kunyura ahantu ugakandagira cyamine kigaturitsa benshi ngewe amakuru rero ukuntu nayahawe bwa Nelson wenda ntawe uciye mu ijambo wanyemerera nkayavuga cyangwa se ukabanza ukayavuga nanjye nkavuga uko byagenze ntacyo kankurego gatoya ukuntu byagenze nuko babivuga ngo turi muri pote ya sose no mugiye kugira ngo mubyumve amakuru atubwira ko baje gukora repli strategique bagasubira inyuma bakiyerganiza bakaganira bakavuga ati ntitugenda tubarasira muri metero 100 baraza ko babyumvishije bongere badutega mbushi reka tugende intwaro tuzishyire hasi bunyonyo bari bazifite bagenda mpora gake urumva zimwe izo babashije gushyira hasi ariko ubundi ngo hari nk'ibyo byakore muri Katogota byari ibyuma udushoka n'ingumi ku ngumi urumva ariko urumva ni umunigo bafite n'imigozi so rero hariya rero bahageze bene hano wazarenda urumva yageze hariya bitangira kubyina biravuga ati kera kabaye mve toto tuzakuse umwanzi aduze RDF dushyire hasi RDF ngo hasi wewe ngo kubita Rwanda so rero mu byukuri uko byaje kugenda mwe muri kubana natwe amakuru atubwira ko M23 nyine nkuko yaje kuhagaruka nabo iyo bakoze burya yajya kuvuga ngo usangira n'udakora ngo gusubira muryamanye ngo ntugire ngo n'iki ngo nta kigira urumva uko byagenze rero nabwo baje nabi cyane ngo basanga abajamana ngo bari kwirira bari bizihiwe wajya bari guserebura abandi ngo baryamye noneho ngo barinzi bari biryamiye ngo bari baryamye noneho hari akantu bari kwitwaza bwana Nelson aka kantu ko kumva ngo ko M23 bisanzwe ngo yubahiriza amategeko mpuzamahanga babishyize hasi murajya he nubwo ndi kuvuga za Wazarendo na nizi ntera hamwe ngira ngo zimwe muri zo babana twumva hanyuma yewe operation ukuntu nayikurikiye rero bivugwa ko M23 bwitari yiteze ko ashobora kuba urugamba cyangwa se ko ahantu habera mbushi nibwo haje kuba hambushi tunguranye bibi bitero bikomeye cyane kuri M23 ngo basuye inyuma bakinagira bwana Nelson abana basirikare ba M23 mu kwiruka n'abambere niba ari ikintu batojwe kwiruka ndetse no kwita bitegura mu mwanya muto cyane mu minota bike cyane bakamaze kwisuganya bakata batangira kugaba ibitero nabo byabaye rero ingabo z'u Burundi nazo ntizoroshye bura mu gutega ibintu by'imishibuka ibintu by'imitego n'abambere ahanga batunguye mu 23 tiravuga ati byibura kera kabaye duhuye n'abasirikare pana babandi birirwa bapaca ahanga rero ibi bitero byabaye kuri M23 nta musirikare numwe byahitanye ariko biravuga ko arabakomerekeyemo gusa ntituzi ngo ni bangahe cyangwa se ngo numwe cyane babiri gutyo cyase bararenga gusa cyo namenye cyo nuko harimo babikomerekeyemo urumva urugamba nk'urwo rutunguranye ntago bari kuburamo n'ababigenderamo amwe mu makuru nkuru uravuga ko M23 yaje gusubira inyuma yakoze icyo bita repli strategique imaze gusubira inyuma hashije amasaha ageze nko kurane hagati yane na 3 ubwo ni kuva nka saa 5 gukomeza ubwo urumva byabaye kugeza nka saa 7 cyangwa saa 8 gutyo hanyuma M23 ikintu yaje gukora mu nyuma yaje kumanuka ariko imanuka ibizi yuko hepfo yabo hari aduye uzi ikintu bakoze kari nawe ugeze uvuga ngo banyonyombye kunyonyomba kuninagira sinzi niba babizi kugendesha amano numvise ubisobanura neza cyane gatanu kuri agenzi kako
bamanuka batarasa, baramanuka baragenda babiraramo, ntibamenye ibyo byo, dore ko kiriya gicani ari amashyamba, ntibaciye mu muhanda kugira ngo bumve urwego rwa byari biriho, ntibafashe amajipe cyangwa se amamodoka ngo berekeze he muri za kazi ngo basubire inyuma, ahubwo bamanutse bati noneho ubu byibura tubonye akazi, nta mpamvu yo gusiga twirwaneho. Ubu tuvugana urugamba rero rwabaye, amakuru mfite nuko rwongeye gukomerekeramo abasirikare b'abarundi, gusa kugeza aya masaha sindamenya ngo hari abahasize ubuzima, cyo ngicyo nicyo ntaramenya, ariko icyo nzi cyo nuko habaye urugamba, kandi urugamba rwabereye mu mashyamba. Urumva ripoti nejo twamaze kumenya ngo hatoraguha abangana uku muzuriya ikintu cyababaje Bazalendo ni ibiryo bakuye ku muntu ako saa sita sha, ariko uzi umunyago sha wibuka usha ayifatiye agakombe k'igikomo kabyara nizara babifitiye ewa ngo mwana wajyaga gutamira urabona ko ikibabaje wajyaga gutamira gake zamura ukagihubuzaho oya nora ngo afite umusinepa rero ari ukuntu muvetura na igitebye wari ukuntu bajya batebya bari abasinepa ko yakira sari barasaga amasahani n'amasafuriya bari kurira bayarashe muri za sake na ziyo ngiyo muri za masisi nibayarashe bamwe bakajya bikurura udusafuriya ku mutwe cyaje kunungura umuriro ubundi aradutendo nazibagirwe mu bitro yakoze hano muri ngungu muri masisi nawe ugenda utekane n'umuntu mwicara mutekane ari yaduyi wawe utamye urumva ariko mu Muzalendo barabasirikare ubundi hari ngo watetse ibiryo ntubirye hakiri kare Umuzalendo akagera utarakoraho isafuriya ahita ayiterura, urumva isafuriya ahita ayiterura ntabwo wibeshye ibiryo hariya mbune hari amasaha yo guteka utararya kugeza saa yine biba byarangiye. Gahunda Umuzalendo apfa kuba afite imbunda yiwe arahagera urabura ukakirirwa bashaka kujijinganya kakurasa ariko babonaga bakenyereye rero M23 nayo yarabikoze igira itya yirane mu basirikare b'abarundi yambaye nkabo, nimara kubinjirana batangira bati turateka iki kuri umugoroba. None bafite abantu b'abajeni hariya, iyo bageze mu Kirundi baravuga, bajya mu Giswahili bakavuga, bajya mu Iringara bakavuga, baratekana. Bigeze ku mugoroba nko masakena udusheho kadutangira kubisha basekeje mu 600 bose mu gitondo cya kare basanze yari inkambi y'abayirimbi. Ubu tuvugana rero ibyo bintu byabaye ku Bazalendo, ibintu byabaye hariya sa nk'ibyisubiyemo, ntabwo bisanzwe abe n'akanaka barasaga ikiyiko bakarasa isafuriya. Umva none umujinya wabafashe, barebye ahantu bari batekeye hose, ibiryo babishyira ibyago byase bihungira mu mahene sha, ubuze uduhene utuntu tw'utumbuzi ingurube. Ariko nigeze kubona hari abahunganye ingurube, nawe akabido ka kera sinzi, ariko nobonaga mu FDL bikora ikintu cy'ikigurube kuza kumwohereza hariya za Rugezi akajya agira ukuntu biriya biryo baba bari kuba batesheje akareba ukuntu nabibaryana ahubwo Barakas barakuriya minia ndi tayari kabisa. Reka dukomeze n'amakuru nk'uko turi muri report ya Risasi n'amajyana n'ibyo twabwiraga. Twabwira ko mu by'ukuri rero Rugezi ku gasozi kari hejuru ya Koalisi, nyine ku gasozi kari hejuru aho ngaho nyine Koalisi yagabwe igitero karundura ikarangira ikinagiye ivumbi ikabatumukaho, ariko bikaza kugaruka mu by'ukuri bakagaruka inyuma nk'abagabo bazi by'urugamba nyine bakongera kwisubiza ikuzo. Hajyamo babwira ko rero Sange aho ngaho hatwikiwe ibirindiro bya FDNB, mu by'ukuri ubundi bagahita birukankira Runingu n'undi Runingu ukabyubusa, bakagenda bakajya muri za Kiriba, akaba rero bajya gushyira sempire cyangwa se igikuta cyuko ngo M23 gatagomba kukimena ngo yinjire akara gace ka Rwezi yinjira mu mujyi wa Uvira. Hanyuma amakuru avuga ko M23 itaragira Kiriba, kara gace nagera akageramo, ariko ni ibirometero byibuze bigera kuri 7 ikakageramo ikava Kiriba isigaje ibirometero bigera kuri 20 yinjira mu mujyi wa Uvira. Niyo gahunda yabi hari mu gihe urwo rugamba rwa rukomeje mu gihe FDNB n'abacancuro. Ese ko umucancuro atakivugwa mu rugamba muhungu yatwanyita abacancuro tiko bagize ubwoba ejo baradukwancuro bagize ubwoba bari barababeshye ngemo 23 ngo nabantu ngo nabasore batoya ngo ni inyeshyamba ngo zidafite ibikoresho zidafite, ariko barageze ku rugamba basanga nubwo ari abasore b'imyaka itari myinshi cyane, ariko wiri ngo bageze kuvuga ngo iki ntageze uvuga ngo kereka batava amaraso ntange
ko batakanariza ngo babanze bamenye niba umuntu akubwiye ati uri umuntu ndi umuntu uva amaraso mva amaraso none se uritwaza iki ese wakitwaza iki koko niba umuntu hapfira nawe ari hapfira niba isasu ryanyinjira nawe rikaba ryamwinjira bahora bambwira ko utewe no mu meseneri yaza nkanga ntago yakanga uretse kuguruka drone nta kindi kintu bari gukora abacancuro uretse kuba bazamura nka drone bagafata amafoto gusa nayo atari gutanga umusaruro ikindi cyose bari kugerageza gukora bari guhita bagwa muri za mbushi zitandukanye kuko mu gato turi kubagira cyane biza kurangira n'ubundi kandi yongeye kugaba igitero aho ngaho ku baturage bari hariya ndetse biza kurangira abazarendo benshi bafashwe mu mateka bakasiga ubuzima hanyuma bivuga ko ku ruhande rwa Mventura hakomeretsemo abasirikare bagera kuri 2 nuko bimeze hanyuma breaking news mu nda y'isi amakuru mpozemo ndayazana igisirikare cy'u Burundi FDNB ku mupaka Kiriba mu bwoba bwishi cyane ngo bajwemo abinjiye ngo bajwemo biravugwa abatasi bageze ku 8 ngo Mventura bashobora kuza kuba bari hano mu gihe Uvira rwagati ngo bari gutata kandi bakinjira mu basirikare ba FARDC ndetse n'aba FDNB mindani ngo hashobora kuza kwifashishwa abasivile bakagaba ibitero kuri aba ba koloneli ndetse n'abajenerali bayoboye urugamba ushobora kwibaza ati se barakoresha intwaro barakoresha iki ntago ari intwaro kuko Neva afite uburozi bwishi kandi si ubufite wenyine hari n'abandi babufite ugushobora no gusanga Mventura ikoresheje uburozi ugasanga abantu bajenerali bagiye bapfa mu buryo butazwi kuri ubu hari amahoteli ngageze kuri 2 nari ndimo nkurikirana ngo abana basirikare batemerewe kugira gute kujya kuriramo ndetse no kuraramo kandi bivugwa ko aribo bari bamaze imisi bapangira operation ndetse bajya no kwasohokera mu gihe bagiye kuruhura mu mutwe bano bajenerali bafite ukuntu bagira utuntu tw'utumanweri bwana Nelson bava uyu munsi dusohokera hanga tujye kurya inkoko dupanga urugamba uko rumeze abandi bana bari kurya ibintu by'ibyakatsi by'ibijumba bakuye mu mirima utwumbati mbati bacukuye ahantu runaka kubera inzara iba yabishe bwana Nelson abandi bakajya kurya inkoko bakarangira bakajya bavuga none urambwira utumusevire w'umurundi ufite umwana no muri Uvira kazamenya amakuru y'ukurira muri hotel akananirwa kuza kubatanga ruswa ngo baguhitane amakuru avuga ko rero bishobora kuza gukorwa n'abasirikare ba Mventura cyangwa se intasi ziri ara mu mujyi wa Uvira bakaba ari gushakishwa uruhindi ariko bakaba bayoberanye urumva ayo makuru yamenyekanye ko mu 23 ifite intasi mu mujyi wa Uvira rwagati kandi bari gutata abasirikare by'umwariko bitwaje izo hotel ngo zishobora no kuza gufungwa isa ku isaha hotel ebyiri ngo zikomeye ara mu mujyi wa Uvira iyo ni breaking news nari bafite breaking news hanyuma ufite iminota itari myinshi yo kuba umanukanye n'izo breaking news zawe numvaga turimo kugenda turwanira breaking news ngira ngo izari Mventura zo nazivuza hano mu bice bya za Katogota ahubwo reka twigarukire ku byago bikomeye cyane aba FDLR bagushije urumva bari bafite uwo bita General Gakwerere bagira uwo bita General Omega bagira uwo bita General wa wundi ufungiye hano mu Rwanda namuvuze ariko rero ntitwavuze neza aburetse nagira ngo ngere ku ngingo nyamukuru noneho abo bose barazimiye ndetse nakakwerere nubwo akiri uri hano muri Zawarika rura wahunze bamwita mukira ninza kumwibuka ndamubabwira ubu tuvugana bari basigaranye undi ari mu mashyamba za Kazaroho none ubu hari gukoreshwa icyo bita sharing bari gusharinga bakoresheje BM21 izantwaro bafatanye FARDC breaking news uyu mugabo rero ari guhigwa ubu tuvugana amasasu arenga ibihumbi n'ibihumbi yatawemo muri no shyamba na M23 biravugwa ko ashobora kuba yafashwe na rimwe muri ryo rikaba ryamuhitanye andi makuru akavuga ko yarema ashakisha uburyo cyangwa muri za Warikare ariko bikaba byananiranye kugeza ubwo Wazarendo ndetse na FDLR 17 zose ngo zishobora kuba zafashwe rwa mikono harimo n'abapfuye ubwo urumva bari bagerageje kurwana ahanga ni mu ishyamba rya Kazaroho niho habereye imirwano biravugwa ko uyu mugabo ari guhigishwa uruhindo ariko andi makuru akavuga ko ashobora no kuba yafashwe n'igitwaro kimwe mu byo Mventura yoherezaga muri ziriya axe nukuvuga ngo kandi muri Warikare tombe uduce tugeze kuri 2 na agace kitwa Mukubi nakandi kitwa Miba utu duce 2 kandi dorere hano muri territoire ya Warikare by'umwariko muri groupement ya Ruberika iyi groupement ya Ruberika nitwo tuno duce tugize gute duherereyemo hafi na Gasheberi ndetse naho bita Kibati pandi Kibati ya Goma ahanga rero ni muri Kibati ya Warikare ahanga rero haberimo urugamba rukomeye cyane bituma M23 yigarurira utu duce tugeze muri 2 breaking news kandi nanone nkuko nabivuze kare
njya mvuga amakuru nyahagazeho buriya ushobora no kugaruka n'ejo bundi ukayambaza mu nda y'isi nge nagezeyo nuvuga ngo mu birometero 15 byaburaga kugira ngo uve Katobi ndetse na Bihembe werekeza ku kibuga cy'indege cya Ping ahabarizwa no mugabo Doshimiral ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo na Mai Kifuafua aho bigize nabi bashaka kuzimiza M23 bavane muri biriya bice byose bigaruriye amakuru angira avuga ko M23 tiri joro isigaza ibirometero 7 gusa kugira ngo ibikuye aduyi mu birindiro byayo ubwo nivuga mu birindiro byayo ntimwumve ko ari bya M23 ahubwo byawo bya aduyi wa M23 hanyuma biravugwa ko kandi uyu munsi mama 23 yakuye mu tundi dukaritsiye dutatu kugeza ubu sindamenya amazina yatwo ariko tubarizwa hano muri iyi hano muri centre ya Ping hano hafi n'ikibuga cy'indege urumva niyo byari 15 hakaba sigaye tena ibirometero 7 tenumva ko ibyo bice ari binini cyane ahubwo M23 yigaruriye indi breaking news Rusamambo ngira ngo murabizi beshi muri mwe urugamba rwaho ntirurangira biravugwa ko uyu munsi kandi M23 yabashije kubafatira abageze muri batandatu uragufata aba FDLR batandatu wa muntu ukabafata rwa mikono harawe ababazi neza barabasobanukiwe mwandike muri comment mumbwire gufata umusirikare mu FDLR bingana no birutwa no gufata abasirikare 8 cyangwa 30 b'abarundi kuko FDLR ni abahanga ni abantu bakuriye muri ari amashyamba ya Kongo ni abantu bazi kurwana banyemereye abihuta barwana bitsimbatsimba mu kuntu bakamara igihe ahantu mu gihe umusirikare mu FDNB kugira ngo azamara ahantu kwezi ni intambara ikomeye cyane mu gihe ahanganye na M23 aba yaravuyemo kera ariko mu FDLR arizirika akihisha kandi agashobora kubaho iminsi 10 utaramurasa kandi mutuye muri axe imwe ibyo rero nibyo bibakomeje kugenda bigira gute bivugwa gusa kuri ubu M23 yafashe batandatu iyo ni itsinzi ikomeye cyane kuri bano barwanyi ba mama 23 andi makuru muri Rucuro harantu harereye amazi ngo y'amashyuza aka gace karimo aya mazi y'amashyuza bivuga yuko hafatiwe haherutse gufatirwa abarwanyi n'ubundi ba FDLR ngo batatu amakuru mbazaniye navuga ko ku ruhande rwa FDLR atari meza kuko biravuga ko batawe muri aya mazi kandi amazi aratwika akanica ku kigero cyo hejuru cyane niba amazi ushobora kuyatekamo ibijumba amasaha 2 isa ntinuzura ngo ni minota ikabirahiye kuko FDLR zituye muri hariya muri za Rucura hanini bajya bateka cyo bakora bajya mu mirima abaturage bagakura ibintu by'ibijumba by'imyumbati bakaza bagashyira mu dufuka bakaronga bakata bajugunya muri ayo mazi bagashyiramo urudodo bagashyiramo hagati barangiza mu minota nka 30 bakongera bagakurura agafuka bakata bareba aho bajya kubihoreza bakabirya kandi bihiye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hanga rero abatekaga ibyo bibye batetswe muri aya mazi so hanyuma rero bwana Nelson amakuru yandi mfite nizeye neza 100% amakuru ari kuvuga yuko uyu mugabo Tuma Rubanga bamumereye nabi nyuma yo kwikora mu mitana akibwira abatanazi ati je na M23 twunze ubumwe ati n'ikimenyimenyi ngewe ngomba gufata Kisangani nkahita mpurirayo neza cyane na M23 ati noneho tugafatanya gusenya imigambi mbisha y'umwanzi ari we Felix Antoine Tshisekedi ibi ngibi rero bikaba bitabashije kumuhira kuko mu bitero bikomeye cyane FARDC ifatanyijemo na Kodeko babashije ngo gukuramo duce tugeze muri 2 twarigaruriwe n'uyu mugabo ahasigaye wo bita India Queen cyangwa se Inosa Kaina uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu barwanyi barwananye na Makenga mu 2022 niba ntibeshye cyane gatatu agataho ngaho ubwo habaga indi mirwano ya M23 ya mbere sasa rero bwa Nelson andi makuru breaking news je burani zone nateguye gusa hano muri Rubero ibintu biba byakomeje kugenda bihinduka ibintu by'ibibazo cyane biba byakomeje kugenda biba yego hano muri Rubero naho rero hakomeje kugenda hagaragara ubwicanyi bugiye butandukanye ADF naro kugeza ubu habarurwaga abaturage b'abasivile basanga 72 kuri ubu rero FARDC na UPDF bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bikuru bya ADF naro bivugwa ko kandi habashije kwicwa ADF naro batari bake kugeza ubu nta mubare uratangaza gusa uwama makuru yambwiye ko abageze kuri 43 ngo bo mu mutwe wa ADF ngo batatanye 7 barahasiga ubuzima
urumva ntago bose babafashe urumva basenye ibirindiro ndetse n'umuyobozi wabo ahungira mu ntara niba ari mu ntara yaho twere gutyo niho yahungiye kugeza ubu ngubu ntibaramenya amakuru yaherereye gusa igihari nuko ngo bagiye gukora iyo bwabaga ngo bakarimbura uno mutwa ADF-NALU umaze abasivile muri zira axe bwa Nelson abasivile 72 mu gihe kitanangana n'ukwezi ni beshi mu gihe Inosaka Inarugaba Muhozi yatangazaga yuko agiye kwiza kwifatira za Warikare kandi yarambariye gutabara abana baturage bicwa na ADF bikaba rero birangiye noneho kera kabagiye yashyira mu bikorwa umugambi wa muzi yego ngaye nguko ibingibyo wabitatuye ntabwo ziza kubigarukaho reka giye simukire muri Pinga n'uduce tubiri dukikije Pinga kwaberemo imirwano ikomeye cyane aho rero ingabo za FARDC mu byukuri zamaze kuba zihatana n'umutwe nyeshyamba M23 mu gihe M23 iri kugerageza kwinjira muri Pinga ariko mu byukuri Masunzo akaba uyu mugabo asa nkaho yasize hubatse igikuta gikomeye cyane uyu mugabo General Masunzo usa nkaho rero kuri kano kanya dushobora kumuvuga nk'umusirikare uri kurwana atazwi cyangwa se uri kurwana uri unknown reka nkoreshe ino jambo niko rushobora kuba ryakumvikana cyangwa satana hari uyu mugabo akaba yasize yubatse ibintu bikomeye cyane anga muri Warikare ndetse na Pinga iki kindaza kureka umugabo bita Baraka akivugaho gatoya mbanze mbabwire uko byiriwe so rero aha muri Pinga bakora bavuga ko M23 yakoze igishoboka cyose irataka ariko kera kabaye n'ubundi biranga gusa benshi mu bahanga bavuga ko yamaze kuzenguruka Pinga ngo anytime ngo ushobora kuza kuba iberamo imirwano ikomeye ndetse ngo FARDC zikaba zahunga ariko ngo bafite n'imbunda ikomeye cyane iri guhagarika M23 tutaramenya ubwoko bwayo hanyuma ariko kandi munyemere tugahita dusimbukira muri territoire ya Warikare iyi Warikare ibintu byamaze gukomerana cyane kuko M23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC bose bavuze ko ntawe uri gutinya undi ibaze ko none bavuze ngo ntawe uri gutinya undi hari Wazalendo FARDC bivuze ngo FARDC zavuze ko uziri Warikare na FDL bitewe na systeme bubatse bitewe n'abacancuro bariyemye ntaramenya nubwo bavuga ngo nababiriki ariko ngewe sindemeza ngo nabanye Colombia cyangwa se nababiriki cyakoze hariyo abacancuro ngo bafite uruhu rwera ibyo sinshaka kugenda mitindaho bavuga ko ngo rero ashobora kuba ari cyo bano Wazalendo bishingikirije na FDNB ariko hari amakuru avuga ko ngo FDNB ishobora kuba iriyo bwa Nelson kuko ngo baciye hano muri za Karemi barinjira baraza babinjira no muri za Warikare ntabwo uzi ko Tshisekedi igeze kubasaba kugira ngo turekure Baraka yego M23 bayifungirane Warikare Pinga na Warikare ewana byanze barayishutse bayishukira Doha nukuvuga ngo bayishukira Doha urumva bayishukiye Qatar muri Doha bavuga bagati mutugire neza mwari kura Warikare tinazwe turaba ewana sukuyirekura barayirekura umugabo barayirekura ariko umusaruro ngira ngo yego barayirekura ariko biragaragara ko umusaruro ushobora kuba warabonetse nose ko bababwiye ngo murekure Warikare maze tujye mu biganiro ntibyabayeho kandi bikaba byaraharasinyeho amahame ntago ari ibyo ngibyo bavuze bababwiye gute baravuze ati murekure Warikare dufite imfungwa zanjye zigera kuri 700 turazirekura yego none nazo barekuye barangije nimba ari abantu batoreguye mu muhanda baragenda bafata umugore ndetse n'abandi bantu ntazi bavuga ati zere twabarekuye abantu batarenze ni 10 yambaye abantu kwese tunabazi atabonye tukuvuga ngo buriya nubona batase muri Warikare ko bona ntibana babashije kugira gutsimbura FARDC ikintu kiba cyabayeho hari igihe bamaze kuzenguruka nk'uko bivuze mu makuru uko bamaze kuzenguruka centre ya Warikare centre hanyuma none bakavuga ati reka dukande gake twumve niba uko byagenda bagakora igitero cyo kweseya atari igitero cyo karundura cyangwa se igitero kigamije guhita kibohora Warikare centre kikaba ari igitero cyo kweseya hanyuma batera bakumva baracyakaze bakumva Amasunzu yubatse urukuta bakabasuye inyuma bakongera bakiga ndi mayeri mashya ariko atari ukubera ko byabananiye ahubwo ari ukugira ngo babanze base batazigira batazajyamo bwashya tukumva ngo bongeye bavuyemo kubera ko buriya kwari hari ukuntu ijya yigamba iyo bikoze iyo bigenze gutyo iyo bateye batabanje kwitegura no gufata ibice bikikije ako gace hanyuma M23 yakageramo bakongera yenda igakuba yakora reprise strategique kasubira inyuma barigamba bakavuga ati ewana aba M23 rwose twabajujubije muri aka gace dore twongeye tukagarutemo kandi ejo nibo bari bakarimo M23 rero nibyo bayanga ikaba rero yahitamo kubanza ikajya yeseya igatera ibitero igakora ibitero byo kweseya yakumva bigikaze igasubira inyuma
ikabyigaho ikongera noneho ikazaza umunsi umwe ukajya kumva ngo bari kare buriya uzarebe iyo bihora bigenda gutya iyo gahunda yo gufata agace igeze nta n'amasaha atashira ujya kumva ngo mu gitondo imirwano iri kuba ngo saa 5 karafashwe kubera icyo baramaze kumenya nk'intege nke zazuyizire kubera ukuntu bagenda bese muri rusange. Okay, n'ubundi M23 niyo mpamvu igitinda gufata ibice bakaneshinja gutinda gufata umujyi wa Uvira ariko twebwe nk'amahanga tukamakinga sure ko iri kugenda ifata uduce turi strategique ku buryo itaza kuturasirwamo ikabanza igafata uduce nyine turahirengeye ku buryo batayirasa yamaze kugeramo indani. Yego. Ubwo ngira ngo ni nabyo n'ibindi rero ikomeza kugenda ikora muri zindi access zose zigiye zitandukanye. Hanyuma dusoza se ko tubona imirwano mu by'ukuri isa nkaho yamaze kubikwiragira mu bice byose nanone kandi urugamba rusa nkaho rugiye gutangira ku Barubisi, Masisi, Rucuro, ngaho Goma, Warikare, Pinga, Ubukavu, Uvira, mu bice byose bitandukanye. Andi breaking news ahantu bita Bandaru nari nge ntahavuze. Bandaru ahantu bita Kimbua Wazalendo na FARDC basubiranyemo ngo bari gupfa ko bananiwe gutabarana mu gihe ngo ADF n'ubundi nawe yari bamereye nabi. Ubwo se kimwe n'ibyabereye hariya mu Runingo imuvandimwe tubwiraga ati gusubirana kuvuga ati nana ahangaha ni muri za ntuze ni hano hafi urebyano byabereye ni kure cyane ugereranyije nawe M23 nuvuga ngo urugo se urugamba rwa M23 ahubwo nukuvuga ngo ADF naro yabonye igabwe ibitero FARDC irimo bahise bagenda bigaba mu kintu cyitwa Wazalendo bigaba muri FARDC none Wazalendo bigabye muri Wazalendo barabarasanga ku rwego rwo hejuru Wazalendo nazo zitazigaba muri FARDC abati kute turaswa mwe muri kutureberera hana makuru nagiye nkurikirana hano sanga habahindura ndetse no bushyamirane haje no kuba inama yateranyijwe n'abayobozi n'ubundi bakuriye Wazalendo harimo wa mugabo umwe wasubiye hasi ngira ngo ramuzi Kabido yego habamo n'undi mu FARDC undi mu general wa FARDC muri hariya muri biriya bice n'ubundi urumva bari hano hafi na za Butembo warenze Butembo usa n'urimo werekeza za Beni ahanga niho ADF na rero yagiye yicarira ikitwa Wazalendo irazicongamye iraziconga hanyuma rero bakoresheje inama hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo havuga ati mwihangane ni ibintu bibara bati ibingibi nagasuzuguro FARDC dusuzugura kandi dukora cyane. Dusoza rero mu byukuri nyerebeje Baraka hanyuma gira ikintu uvuga mu minota 2 gusa. Ya mu minota 2 gusa ikintu nabwira abantu badukurikiye no kugira ngo niba komeza kumva M23 haraho yatsinzwe cyangwa se arabagize intege nke bumve ko nabo ari abantu ariko nanone bakomeze bizere ubushobozi bwayo. Tuba turi mu makuru ntago turi mu makuru nyine vuga ngo nibumva tura yakubiswe kuko kwikurwana FARDC kuko FARDC nayo irakubitwa bose ni urugamba. Nibyo nari ndimo mvuga mu gihe cy'intambara nta udakubitwa ariko ahanini ikintu kikunda kugaragara nuko M23 tsinda kubera ko ikirwanira abantu nibagira ubwoba cyangwa se ngo bakomeze gutekereza ko ibintu byaba bigiye gusubira inyuma ahubwo babone ko imbere ari heza ku ruhande rwa M23 ahubwo ku ruhande rwa coalition uko gusubiranamo kugiye kubasenya muri rusange. Ruhande rwa coalition imbere ni habi imbere ni habi kubera ko bari gusubiranamo mugabo uzadukora munyemerere kandi oya nabo ntago ari yabi bwana Baraka kubera ko bose bari mu rugamba ikindi bafite intwaro wibuke neza ko ingabo z'u Burundi zifite ngintwaro zifite 8 ikindi hari igisirikare kiboneka n'ikitaboneka sasa ntago ikitaboneka kiraza rero ntitwakitega ko M23 iri gutsinda kandi ikiboneka kitaboneka kitaraza iba gikorera mu mwijima kizaza kikanura mu ijoro rimwe kizarara Goma nta wamenya hanyuma reka dutegereze turebe ubwo rugamba ruraza kugenda gute niba M23 yakubiswe turahari tubamenyeshe uko byagenze FARDC niba yakubitiwe Runingo yakubitiwe Kiriba turahabaye nkaruka ipaya news gango tubashimire rero tubwire mwakoze cyane ko bana natwe muri aya makuru bakareka ngushimire mwakoze cyane bakoze cyane makuru tunagaruka ku munsi w'ejo rero bye bye.